ahantu hari hasigaye gupimura aya makositara yarimo inzugi uko twazubatse n'ibyo idirishya ni ahubwo bose ari gutinda guhera inzu ntiyarangiye n'ubundi ko inzu yarangiye arayaduha ariko n'ubundi ni ahubwo mubwiraza n'amabati vuba dusakara ariko turasakara tutariyera ntago ari kuzana amafaranga cyanze cyarayaduha n'ibyo yigira birasa fata telefone muhamagare aza areba inyubako ye twayirangije n'ibyo yigira n'ubundi muhamagara aze tuzanira amafaranga ahubwo se ndebaje yaje aha sawa ubwaje rero no twariye niko kumuna muhagazemo nangaritse ibitwe mutari mu kazi ahubwo boss uzigeranye no guhamagara muhamagarira nyine ngo uze twishyure wose urabona inzu yawe tuyigejeje ntitwayirangije hanyuma se nimba wayirangije urimo urajya aho ujyanye nibi urabona nyine ikintu twa finishaje nitwe twari tujemo ubu ngubu kugira ngo tujye muri finishaje ariko muze wagiye ukura mu mutwe uzi ko kuko gusaza umuntu akura agahita asubira ibwana urimo uravuga ngo inzu wayirangije utaranasoza kora iyo finishaje ubone kunyishyuza ako muze naho ngo warukabesha uravuga ko inzu yarangiye tukazana ibikoresho reka dukora inzu tuyirangize tubone kwishyuza ugize ngo mane hakora ikiri mu nda waba utari ugakora hakora ikiri mu nda se ku buryo iyo nda ufite uri umubyeyi utwite inda y'imvutsi rega iyi nda ureba ni ifaranga riba rivuye kuri wowe ibyo ndabyumva naho se ubwo bugoryi bwaguteye bwo kwishyuza utarakora bwo buturutse ubugoryi mbukura kuri uyu mugabo manzi muze ubwo bugoryi uvuga ufite bumaranye imyaka ingahe ubugoryi bumaranye imyaka 75 twongeyeho umwe none se muze ngiye mfite imyaka ingahe wowe uri uruhinja imyaka 25 yonyine 25 ubwo ni ukuvuga ngo 75 guteranya wa wundi umwe wavugaga 76 gukoramo 25 sigaye 50 ubwo ni ukuvuga yuko ubugoryi bumaranye imyaka 51 none se ubwo urumva icyo gihe nari mpari ubugoryi wabukuye kuri nyoko Oh my God! Wow! Iki cyana ko cyubaho kara uranyubaho tuvuze gutyo akaye muzibaho ngapo murakabije abantu mutangiye no gutukana kuri banyo kanze mbanze mparike moto nze mbonane nawe muze nawe ngiye byo n'ibyo kuzagizana ibintu byo kwanga umuntu ngo yakumenyereye ngo umuntu ngo yakubahutse rero kajya bezana aho ngaho asubona bwo aricyo tutakoze ese uwo mubozi utagaragara ku kazi ngaza duhebe uwo ni umubozi bwo ibyo nta kibazo bya boss ibyo nta kibazo mu nda inzara iratema amarango ngo nta kibazo akaze turangize inzu ibindi nta bindi bisa sawa ariko mwajye mumenya ko muri abantu bakuze kubona ngo bwino gukora bihuriye wagisaza nta soni reba inzu yawe ahigeze ibyo ndabibona kubera iki mugejeje isa dore nisangaye ubu si saa 3 zigeze gute mutarana tangira akazi bose reka nkubaze twebwe turabafundi urabona turugera hejuru tujye tumanuka twanje twihereza ntago byashoboka shaka abayede baze badufasha ubundi nzara tuyirangiza ngaho nyumvira burya ko kiya kantu kabonye duke gafite gahita kifuza na twinshi nta bayede nabashaki kora boss njyewe uko mbona nta umuyede watanze yigeze agaragara hanga aho ndabona ari wowe ugiye kuba umuyede ngiye kurira umpereza ubu bishatse kuvuga ko izi saha zigeze ibiyede bitarana nta muyede no muri hano hari uhabona koko nabarenganyaga abayede bakageze hano na mbere yuko muhagera none wigira ikibazo boss twahageze ugeze ngo iki twahageze mwahageze Jesus is Lord. Akoga kutwe ni mwumva boss sorry se umuntu yayirarira mbwira wakererejwe n'iki boss nagiye kuza mu gitondo hahita hazi baby kunsura abantu urumva nana n'inyensebuye indaya mbaye winyesebuye kwinyesebura kwawe ubisimbuza iby'inzu yanjye we ntuzongere gukerererwa mu kazi kanjye hanyuma wowe wakererejwe n'iki rwose nkanjye azindusabwe mu ngono nandi gukuramo bikora ibibi sheri uretse gaturetse mubahereze kandi dukora aha twese nako tutakora reka nze kwereke sha abakoze
oya genda njye se simpari turaza kugakora pe mwebwe mujye Pastor hano twaje kubaka ntago twaje mu masengesho buri kintu inyito yacyo aha twaje kubaka mwana umbabarire nari nibeshye pe hano nta mwenjeniyeri dukeneye nanjye ndakikorera ariko si umusazi mu mutwe nta kazi k'ubwenjeniyeri yagusabye ugize ngo none se nyakubahwa ukora iki kiryo kote risobanuye ikintu gikomeye ndi pasiteri ntabikubwira se pasiteri rwose ntabwo inzu yacu yoroheje ngo ikeneye amasengesho pe irakomeye narayikomeje bya danje ariko se muvandi nigeze nkusaba gusenyera inzu yawe none se urashaka iki ko mbona witwaje n'igitiyo kazi ni kazi bwana ndashaka akazi ko gukora iki pasiteri ntacyo utabona se numva ukeneye abayede ndashaka akazi ugakora nk'umuyede se cyane rwose nkavagamo utuntu tw'amasengesho twa hato na hato wowe ibyo ndabyumva rwose pe ufite n'umurava waje mu kazi ariko rwose nta bikoresho wazanye iki ngiki kizane oya kizane tube tugikoresha urumva hanyuma upfa mwakinzi mwe mumbabarire mujyarandaje ndavugana namwe sani zo kuza mu kazi mwebwe toka wewe mva rero wowe urumva pasiteri wowe genda ushake ihene uri buze gukora naho n'undi muntu nyine iki gitiyo cyo ndaje ndagiha undi muyeda abagikoresha sibyo ihute genda mu kanya gato ndaba nkugezeho ihute rwose ufite n'umurava pe ngaho ndebera ubu nkawe kuko iki gihe nicyuziye koko bose rwose narinje gutora igikoresho waruje gutora igikoresho nta gikoresho cyawe wazanye ubundi waje ryari bose hano mpamaze nk'isaha pe nari ndi mu gikari isaha urayamaze niko manzi yes boss ko mwambwiye ngo hano nta muyede wari uhari akaba yahabatanze ubwo ibyo nibi asi icyo gicucu cyaje kare ryari icyo bagiye ntago tuba twatangiye akazi hakiri kare urumva utari kubeshya Olivier mwimakaza ubibona oya boss nakerewe kabisa mvare mu makazi ibyo ntago nabyemera ndabanza nguha igihano vayo hano ibyo ntago nabivamo unamatunga kazutu hejuru ntuzongere neza neza umva sha umva karori zana itafari aho ngaho utanyeganyega na gake utazongera gukererera yego boss jinga ari kunsurira sha urimo uransurira wowe nta soni igireyo karori genda hariya butangira uhereze na nuza amitafari ndabona arikeneye uzongera oya boss babarira boss ako sowe kuvuga bijyana n'umusuzi Jesus is Lord taragahumuro boss kahomurirwa n'imbeba gahambirwa wangegera umva Olivier fata gutya fata itafari urijyana fata urijyana urishyira umuntu ako ntuzongera oya ryana hariya nyine ujya guhereza wowe tuzaba bya bikobwa bari kumujimira ako twakabije natwe iki gihe nicyo kuza mu kazi ko twica kandi mbanda mbona na bya bikobwa niko sha mwebwe izi saha nizo z'akazi ariko noneho ndebera niko ke urwo rujipo nakurukanzu hano ugiye mu rusengero boss ntabwo njyanye mu rusengero nuko msenye kuza nyandakiza umva rero urwo rukanzu ntabwo rujya rukora mu kazi kanjye caho ubanze uzagaruke witeguye none se boss nigenda kunsutsa ayikura ngukira iyawe se ni hari yonyine twebwe nazacu dufite ndi yawe nayashaka arabyeretse se ko nayashaka Yesu we nicyo utumva gusa abayishaka bakubwiye ngo utahe natwe akeneye bi yacu inda yambaye niko titi bi karama ukeneye bi yabo bi yabo biya muri izo bi zose se sha nta nimwe nareka muze tubanze tujye mu kazi bya bi turabivuganaho nyuma byinshi ibi byose n'uyu nguyu niwe ngaho nimukajyemo nyine mugiye ariko nimwivuze boss ihene nayizanye I will tell Apostle about this. This is what you want to use your life for. ihene nayizanye maze nazanye n'iyihaka Jesus is Lord. ngo nazanye n'iyihaka hako wanjijwe hano twebwe dukeneye korora ko dukeneye kubaka umva boss ra none se ni wantumye ihene
nagutumye ihene none uzanye ese ni wantumye ihene muze reba namutumye ihene none azanye iyi ngiyi azanye iyihe iyi ngiyi yakuru yireka tuyirye muyizane tuyirye muyizane umva rero nkubwire ihene nagutumye y'akazi ni iyi ngiyi iyo ngiyo niyo gushyira mu nda nitwayihereza nayo yizane turayirya ubutaha ninkutumye ihene uzaza n'iyi ngiyi sibyo yego boss